mwavoka urumva uriya mwavoka ugeza kukureba ari kuri telefone ari kuvugana n'umuntu nyine uwo muntu ntabwo namenye uwo ari we bari kuvugana ari kumubwira ngo amuzanire ngo furashe uriya ngo amuzanire furashe ngo amuhe andi mafaranga numvamo izina Domina ibintu nyine nk'ibyo ngibyo ubwo se ubwo urumva nyine ubwo urumva atari ikibazo kandi yabivugaga yihishe. Urashaka kumbwira ko wumvishe avoka ari kuvugana n'umuntu kuri telefone bavugana ibyuko agiye kuzana furashe ibyo bintu bikaba bifite naho bihuriye na Domina? Nanjye uburyo nabonye nyine ari kubivuga nyine gahoro avuga gahoro ku buryo n'ijwi ridasohoka usibye ko nari inyuma ye gutya gatoya nanjye amatwi yanjye akunda kumviriza. Uzi ko usigaye ushaka kuntungurira? Ni ukuri ese birasaba ngo urumva ibyo bintu utangiye kumbwira ibintu bitumvikana ibintu bidasobanutse. Uzi ko uri hari umwavoka wanjye umunyamategeko wanjye winjiye mu kirego cyanjye uri gukurikirana ibintu byose. Izina ry'Imana ishobora byose ibyo bintu narabyumvishe none naba mbikuye he ngo tange furashe ngo bamuha andi mafaranga yasigaye. Imbere genda na Domina aramuvuga na waratifu imbere genda. Ubwo urumva nyine ntabikubwiye gusa ngiye ndashaka kwitahira birasa. Nta hantu ugomba kujya subira mu gipangu. Njye ntago naguma hano rwose dore akazi kawe nyine nugumiza wizera abantu bose ubonye gusa ubyigeho nyine ngewe nigendere byose nzaza mbizira mu marwera ntabwo. Umunsi Karine naho mwari bamenye ko ibintu byose ari gihe uri kubikora. Sematibo ipapuro kuko urabifite? Bayibwira ukuntu Karine kwizera akakwandika y'inzu. Ntabyo mfite nakubeshye Koko none ugiye kubaha iki? Ugiye kubakira amafaranga tunarya tugiye kubigenza rero. Rega ngiye ngira ubwenge nubwo ubona gutya. Ngiye kugenda urumva nyine wacu mfite ibipapuro bamaye ndabigendana hose ni by'ubutaka. Wanyu wagoye ikibanza? Ikibanza nyine kirasa. Bakoze kosa gukunda di. Yagoye 8. Yarawumaye nyine. Usegenza aho bazaati? Ndabizi se byo ntabwo bindira ibyawe ubuzima bwawe ntabwo ngiye mburimo. Wese agira ukuntu avuga ko yivuga. None utiki ubwo rero ukuntu tugiye kubigenza ngiye ndafata ndashaka mama yamubwiye ngo nyine cyangwa azanye telefone yiwe mbifotore by'iwacu by'ubutaka bw'iwacu bwo baguhaye. Noneho abari kugira ngo tujye amafaranga agire ngo ni by'iyi nzu. Abyumva ute? Matibo karame ubwenge sha gerega nzimuka amafaranga turariye 20 kandi ntabwo tuyajya munsi. Afase ko bigize abanyabwenge umweke ngo mapuro zinko n'abajura aba bantu ni ibirura dutunze ibirura muri iyi nzu. Ariko rero wa mugari nibyo kugira ngo uyo mutoni asohoke muri iyi nzu nuko tugomba kwemera akinjira muri iyi nzu akaba nk'umugore wagakire wemewe. Yego arakoze ko ari byo tukabateranya tukajya tubasopanya tukajya tubateranya bakazagira umugore akisohora akagenda. Ariko kuva nakumye niko gambere umvishe ugize inama nzima koko kwizina cy'Imana batabonagera kuzanga ugira inama nziza da. Bivuze ngo tureke babakondane tubereke ko turi imbere yabo nyine tukababarira batubagandukire maze ubu nyine turangiza tubakarire tujye kamura. Mushara urarize rirya vuba iyo ari kurumi yaguhamya koko twagiye aho ari kurumi ntubyembokerwa tayari ngiye mbirimo nukujya tubateranya muri munsi amanywa ijoro. Serious ngiye ntabwo uri ku agiye saho Bibi serious yarari hano? Ese ubwo niba yarari aha ngaha aka kanya yisajya habaye habaze umuhungu wawe Mark Karame habaye nduzi bari mu majoro rega kayira zindukiye hano mu rugo mama ndasohotse mbamusanze yicaye hano aje gukora iki
ngo yarantegereje ngo yanshakaga ngo ari kunyiginga ngo mubabarire ngo muhe amahirwe ya nyuma ngo twongere dukundane. nyuma y'uko tumusohoye cyagiye yasinze aragaruka n'ubu ziri kumunukaho. makara na manetse mureke mbabwire ikintu kimwe. Umukobwa iyo ameze kuriya yasheze kuriya yashika satani aba yigaragambije agaje umushakashatsi. Bivuze iki? Il faut faire attention. Gihakora ikintu kidasanzwe ugasanga atari rimwe muri mwebwe. Uri kumva? Siritu wowe ugende gakeya. Maka wumvise? Hanyuma nyuma y'ibyo byose biri kugenda biba utekereje kimwe ko cy'umugabo. Mama rero kayiri kuna ari factinga ntago bisanzwe kandi je nateye intambwe idasubira inyuma. Ikintu nge numva nakora namushuka sibyo ibyo ashaka byo kumuha umwanya no kuganira nawe ntamwemerera pe tukahura tukaganira nkeka ko ari byo byatanga amahoro no kumva dutekanye tukipangira ibintu byacu bitari mu induru na za rwasira za buri kanya. Sema muri kumva ibintu Reka nsoze. ibyo bintu uri kuvuga ni nko kumwiyegereza. Wait. Nese urumva utari kumwiyegereza ahubwo ukiri munarisa. Maka. Bura igitsina gore kuntu giteye. Uko ugenda ushaka kumwigeza cyane. Umwiyegereza ugazashituka wongeye ukagaruka. Byagenda bite? Ahubwo sura mutazaba uri gukomeretsa umutima wagukunze. Uzi impamvu nashaka ariko tubikora se. ikindi cyo gihe waba uri kumuha ibimenyetso bidahari. Nese urumva utari kumuha amahirwe yo kongera nagira ngo ubuzima bwawe. twamuflapinga tukamukinga agashashi mu maso bana tugategura ubukwe akazashiduka twara abanye byaranye. Baby ibaze nka kuri yaje akaza turimo kwa pasteur turi gusezerana. Maka. Byagenda bite? No. Ndetse gato. Aho ngaho twaba turi kurwana n'abandi mubiri. Ahubwo se mfite igitekerezo. Haraza ahubwo tukayoboka inzira yo gusenga. Nyirabigutiye garuka hano. Iyo nguhamagaye kuki uhita ugenda wumva ko uciyeho utihuta wuhanya nk'ugiye gukora mu nkoni. Ko wabyimbisha amatama se none? Ujya he? Ujya he? Ujya he? Ujya he? Kuba nshaka gutaha koko nabyo ni ikibazo. Utaha ujya he? Niki gituma mukomeza kumuhohotera? Uraje sasa ubwo uraje. Ariko se muri gute? Iyi njiji ngo ngirumva ishaka kwigendera ngishaka gutaha hejuru y'amanyanga yakoreye anga arumva ashaka gutaha. Arewe ngushaka kugira ute? Ushaka gutaha umwana wanjye yabone. Ako se mwamuretse. Ako birasa nawe mugore wawe. Uyu niwe mugore wawe nsazi. Ibintu no muri gukora ko mona ajya ngo muri kubitwara gisazi nuko. Uyu ni umugore wawe. Mesu yabatwaye. Urabura kumva uburyo wumva ko yavuga ngashaka gutaha umwana w'umwara atabonetse. Ku buryo marenganya umuntu ndeba jewe. Bari kumurenganya siki? Nose muramushaka. Ufite iki kimenyetso cyerekana ko bari kumurenganya? Ako bira wahinduwe niki? Wahinduwe niki? Ku buryo nsigaye mvuga kugira umvugire ukavugira mama Rwera. Ahubwo ndabamenya. Wahaye iki umugabo wanjye wamutamitse ibiki? Wamutamitse ibikira? Wambabariye ko. Wamwubashye byibura ukukana mureka ukamubona. Weka cyanyubaha. Arakubaha urenge ku mwari kubaha umukozi wo mu rugo uryamana n'uyu mukozi. Akusuma ntabwo nakubwiye ko ari umuntu uryamana ku buryo wumva ugomba gutegeka umugore wawe ngo ubaha umukozi. Ntabwo nakubwiye ko ari umuntu wamamagaye amubwira ko yatwaye umwana nta muntu numwe uri muri uru rugo ufite ahantu ahuriye n'ibura ry'umwana. Nose urumva tutamurenganya. Ndase ko tuvuga kikavuga. Se mama mwese kumuhohotera n'umwana ko. Nawe ndavuze ndakizima. Niyo mpamvu nta muntu n'umwe ngomba kwizera. Mwese ndagusaba. Undi se wizera umwana w'umuntu byagenze gute? Wizera umwana w'umuntu wese ngo nagira. Ndagusabye avumwe. Nta kibazo reka nigendere. Reka nigendere uwo mwana muzagene mujye kumushaka. Wowe muzagene mu. Reka manze ngubaze ujya he? Bande utizera. Ntanyizera wowe wamugiriye kubise. Wowe umwana wanjye uramubwira ngo ntanyizere. Umwana wanjye ntanyizere. Ibi nari mavuga reka nukuri. Nta muntu ngomba kwizera. Nawe ntukomeje kugira iki? Hasoni. Hasoni.
kavuga idahiye kuvuga iki ntabwo nongera wowe urafata umwana ukamuteranya na nyina ugatinyuka ukavumvura imbere y'amaso yanjye ngo umwana wanjye ntanyizere natanyizera akwizere akwizere habundi wowe wavuye wowe wavuye ko kuvuga niko birasa ari njye nawe ninde mukuru narakubwiye cyangwa warambyaye yakuntu kibyimbye bitamarega ushaka kujya hese jya kwiyahura ugweyo tukabwira Kristo tukabwira Imana ikarwana urugamba twige tukituriza naho nuvuga ngo ugiye kumushukashuka naho nk'umuntu mu Kristo nta kintu kizima ukoze je niko byumva ariko nyine ku ruhande rwanjye se nta kuntu umuntu yakwishinganisha akegera ubuyobozi mbese urumva nese si ukwinjira mu rugo rw'abandi si ugupfumura si uku ariko nta muntu yakubize nese undi yinjiye ati simbizi dore musanze yicaye hano cyangwa ni prank maka niba ari prank oya maka niba ari prank urabona ndengejeho amasaha 2 kugera ngo kugera ku kazi ari kugira nese uyu minota winjiye mu nzu okay ahubwo reka ibyo tubiretse mama njyewe Manarisa ndamukunda ntabwo nifuza gukora ikintu na kimwe cyatuma ashidikanya urukundo mufitiye ndabizi kandi nzamutetesha nzakubyarira abana beza mbese nzaguha byose utigeze ubona nzakubera byose ahubwo natekerezaga ko twapanga muri iyi minsi tukaza kureba umubyeyi wawe mama nawe ukitegura niba uri bushaka baguherekeza ugashaka abantu baguherekeza tukajya kureba umubyeyi umukunzi wanjye ahubwo mama nari natekereje ko ubona n'ubundi igihe cyagiye ubukwe twabupanze mama kandi mama akaba yibana papa nyine yitabye Imana mama bari mu rugo wenyine n'ubundi na musaza wanjye ndatekereza kubera n'ubundi imyiteguro yose dufite nari navugishije mama mumubwira ko nta kintu byamutwara kuba yazana akadufasha bitwaye iki okay niba ntacyo bitwaye ariko nanone mu muco nyarwanda umusore ni gutera intambwe akajya mu rugo akajya kwa nyirabukwe bakamusuhuza bakamureba bakaganira okay basi ikintu twakora twagenda tukamuzana no mu rugo ukababona tukabasura ubundi tukanazana okay nabyo nta kibazo sure I love you Uncle Benji uriya mukobwa mbere it's okay kayimureka ntabwo ntuje njye kwasi uze ko nkubura sibyo ibyo ntabwo ari byo hey reka ngende baby reka ngende sibyo okay basi reka ngeze sure umva nawe nkubwire mama rwe mu bantu bakwiriye wowe kuva ahangaha nturimo kose noneho muzanzirikira mu rugo icyo uzazira ni umunwa wawe icyo uzira ni umunwa wawe ugira umunwa uravugavuga ariko siko mwigize ba jetiri muri uru rugo wowe uri kumva kubura umwana k'umuntu bitababaje ku buryo ugomba kubitwara uko ushaka kose ko ntawe najyanye koko uracyavuga oya ntabwo nongera kuvuga mva imbere utangwaho mva imbere icyo mubwiye cyo ntugomba kuragenda urakuruza iryo wowe nta uri kimuga kuvuga birasa urabona uburyo aba yifuza buriya nawe umuntu w'umugabo akagira ibibazo ndagiye ngo ndebe noneho ngo icyo mukora abakobwa namwe sase yo mujye gushaka ntimunabaza nuko bambona ngiye kwa muganga barampinduye none se ushaka ko nyoko cyangwa mbirike ujya burya ahantu abagabo basezeraniye niho bahurira sibyo wowe dore umwana
Sikunyereka se. Amazina na reba do. Mbetse Reka banareke ihabara ryawe. Kaki koko se? koko da. Uri kubona byo? Ntaye. Hase Karine yakwizeyemo ibiki? Wanditse amagambo. Gusa ubwo kakweretse ibimenyetso ubutumwa bwanite. Neza telefone yanjye aho. Neza. Nabibonye umwana wanjye. Nese byewe rwose. Ndabyemeye rwose ntabwo wambeshyaga. Byambwiraga ni ukuri. Ni ukuri baranenze kuri kumbeshya. Ntabwo nakubeshyaga. Imitungo yose ni ku mazina yanjye. Impapuro ngizo. Ntacyo narenzaho. Gusa no kumbabarira muri nari nabyibeshye kuko wenda uri kumbeshya. Oya narababariye kera. Hanyuma rero njye numva nta kindi nakora. Karine nyine yandishije ubwenge nyine. Yabaye igicucu kera. Ahubwo reka Mama ariko Kayiri ushaka iki ku mwana wanjye? Umuntu yakwiyamye rimwe akakwiyama kwa bibiri akakwiyama gatatu. Nta nubwo ushaka kuzibukira. Ku buryo utinyuka yakira message nk'ingi y'ubugorye. Mama reka nkubwiye. Singana nawe. Sindi mu kigero kimwe nawe. Ibyo myahano ugomba kubarizwa. Mama nta kintu kimwe mbifuriza kibi urabizi. Urabizi ko ngukunda, urabizi ko nkunda Maka. Ariko Maka arimo kugwa mu cyobo ntabwo murimo kubibona. Umugiri mwe waramubyaye wowe. Ese mama uwakifuza ko Maka abana n'umukobwa wakuyemo inda? Nje Monalisa twarabanye mu nzu naramutunze. Ninjye wamuzanye. Uriya mukobwa ninjye wamukuye mu cyaro. Nje nabanye na Monalisa mu nzu akora mu kabari nta kintu na kimwe agira. Ninjye wamuherekezaga ninjye wamujyanaga kwa muganga gukora mamada. Mfite ikibazo yuko atazanabyara. Mama okay ntago nshaka kubana. Basi ibyo kubanga ngo kuvuga ngo kubana na Maka reka tubyihorere. Ariko byibuze mpangayikiye Maka. Ese we ntago wahangayika nk'umubyeyi? Ese wakifuza kubana n'umukobwa ko Maka yashaka umukobwa utazanamubyarira? Mama okay ibyo nta bintu byinshi ndibuvuga kuri ibyo bintu byanyu. Izo vibe zanyu na ushaka kuzumva. Ari wowe ari Monalisa mwese mbona muri kimwe. Oya mama nago meze gusa gihe kintu cyo gukora ni kimwe. Ibintu byanyu bimaze kuncanga bimaze kundera. Mama ariko urabizi ko nakwera umukazana. Ngomba gufata umwanya nkasenga nkabaza Imana semana kuko mu byukuri bano bakobwa harimo umwana azagira umugore. Imana nimbwira yuko muri mwese nta n'umwe urimo mwese muzaca. Okay ndabyemera. Yano bare kintu nakora. Reka njye nzinga ibikapu byanjye na Tony tugende dushaka aho tujya kuba. Sigane mu mahoro nyine nta. Oya okay nyeka ngugira inama rero. Ubundi uyu muntu umutunze bibiki. Waretse nge nkabwira Karine yuko wabaye umuntu mwiza witonze. Nyine wabaye umwana mwiza. Utakiza gikunda abagore wemeye kumugandukira. Nubwo nyine nta mugore na mugabo ugandukira umugore ako nyine urabona uri munsi y'ibirenge bye. Rero nyine mukabana kandi kuko ari umuntu mwiza ari umubyeyi mwiza waretse uyu mugore ko uyikora nta kintu kimwe azakugeza. Umva nkubwire Mateo. Baca umugani w'Ikinyarwanda ngo uzarya umwungu usiba ibamba. Yego. Urumva? Umwungu usiba umwana. Njyewe ntabwo nasubirana na Karine twaratandukanye. Ikindi kandi ugomba kumenya uyu Tony ureba yambyariye umwana urumva dufitanye umwana mukuru urumva kandi nanamuteye inda rero hagomba kuba nanjye ngomba kuba inda nyine. Rero okay nta kibazo. None se gake nako boss reka none tukubera abakozi. Ngi nabahena twinye tubane mu rugo amahoro. Twabantu beza tubakorera ko namwe mujye muduhemba. Ibintu byiza. Namwe mujye mugira gute? Muduhembe
natwe tubakorere nk'umushahara nzajya nkugwa niba ngombwa nzanakongeza rega nubwo ntakena ntabwo nabura amafaranga ugomba kubona ariko namwe nta kudusuzugura muri make mureke ngembe matibori nka boss lady we nivanye iryo zina ryo peti na boss bahena nawe aryivanyeho ubwo asubiye kuri bahena mukozi na matibori mukozi mama pe genda usenge imana ikwereke Monalisa ari uwo Kayiri ni umusinzikazi nta mugore wamuvamo mama narahindutse ari uwo Monalisa niba arakuyemo biramureba mama uyu munsi nananyweye ijoro ryashize ni mpamvu nabyukiye hariya ariko impamvu nanywewe nawe wanyumva maka ntago arimo kunyumva maka ntago ashaka kumbabagira none urifuza iki maka humuke arebe ibintu arimo kujyamo ura ntago ari umugore mama ura uzi icyo bise urukundo urakize wigeze ukundaho kandi nkunda wenda maka akunda umukobwa umeze gutyo bibinjira mu buzima ikindi wimbwira ngo umwana agiye kugwa mu rwobo ntabwo mu rwobo ni ukuri nzamushyinguza mfite umuryango utadutabara bimugiriye impuhwe wumvise mama nukuri ndahangayitse ubu wakimakimye uratega uraza ngo uje kumbwira ibyo ngibyo iwanyu n'abakuru bahaba Kayiri twumvikane sinjya mvuga nabi igihe mama maka ariko maze kongera nanjye ubwanjye mama ibintu byose urukundo rw'abandi bara urarushaka hirya n'umwana wanjye arakwiyamye uramushaka hirya mureke ni mukuru imyaka afite niyo ubukure niyumva bazagwa mu cyobo hindi bazakigwamo yapfiramo yarokokeramo ntabwo bikorera akiri message nyandike yisi sizo nabasha kwisibagiye reka mureke ubwo wagira ngo nabwenge ugira nyine maze ubundi tubakorere natwe tububahe namwe mutwubahe nk'abakozi banyu ariko mujye muduhembera ku gihe sibyo wumva rwose matimo ngiye rwose ikibazo cy'amafaranga ntabwo muzakigira sibyo ariko nk'uko ndagushimira rwose watari n'umwana mwiza pe abimabuje babiganiyeho ntabahenze erega buriya akangubiza ukuri urugo se ko tutari kurwara imitungo n'ubwo inyanditseho ariko ntabwo ari iyanjye nyine ngo ni iyanjye ngingi nyine numva niyo wahoze ari umugore w'uyu niyo ngenda umwana nyine wa Karine aho kugira ngo tubane neza dore dushwana hatoje n'umuntu azaroga undi kuroga bibaho ni mwese wowe waroga se warogesha iki ufite uyu se yarogesha iki yaroga abafite ubwo rero nk'abantu mudafite natwe tudafite nako twebwe mureke twicishe bugufi tubakorere namwe mudukoreshe karameye ikintu uri kuvuga ndabyumva yego mama wenda uri kugaragaza ko waciye ubugufi yego none se icyo gitekerezo ndakikugireho inama buriya rero njye buranda nasenga haleluya haleluya yesu ashimwe cyane cyangwa nuko wumvise ko bavuye ko ntwite mati wongiriye impuhwe ariko se nose ubu naje hano kubereka impapuro kuko twite rega umwana ni umugisha natwe tuzabyara niba umwana avuga ati tubane nabo mu mahoro nta kibazo dufite ako gake ubu ndi igicucu matigo wumvikane karame icyo gitwenge ntabwo ari igitwenge cyoroshye kandi reka mbabwire ariko si ufite ikibazo sinemeye nimba abyemeye we tuza gakire ubane n'abana neza ndavuga ibintu by'ukuri bose bakangira umusazi nyamara muzicuza Monalisa ura ni igini mwese muzicuza mwese muzangarukira muzaza kunsaba imbabazi maka urimo kumbabaza cyane ukuntu urukundo rwakugize impumyi kweli gusa uri innocent nzakora iki kweli ubu kuko n'iki nakora mama nawe atangiye kumva koko maka yatangiye kumva na Monalisa akundi Monalisa ntabwo yabaroze kandi Monalisa yabikora yanaroga kandi nivugira kandi niwo tuba umuntu mubi ubwo ni mubi
nta kibazo ngana nsobanura mbwira umuntu agugira iyo nama okay kakubwira ngo ngira inama njye nawe ngo ndasenga mu izina rya Yesu baze mu bashyi njyewe ndasenga ubu ugiye kongeraho matibori njyewe umunsi sinari matibori ugiye kunywa nkuko bahagagarira nakubaha se suri mama nubwo ari ibyubahiro byinshi kubara mu mahoro nakugaburiye nakumeseye ahubwo mbwira y'amakaso yarabeshe oya cyane ntabwo ugiye atumbika we nkanjye by'amakariso uburyo uzakora ibindi uyu ngo azahinduka ese ubwo nimba nta kibazo njye nabibonye ikintu kigaragara ni uko yenda Karine akwizera buriya nanjye nakwizera kuba Karine yakwizera bigeze hariya nanjye buriya nakwizera ntimubane neza niba wumva ko ushaka ko tubana neza ibitugu bimanure ndabimanuye ibyubahiro watuje ko nta kibazo umwana aciye bugufi tukabana mu mahoro murakoze mubyeyi gendera nta kigendera urebe ibyo gukora urakoze teka agaceri ko kurya nshyushye n'agasosi turarya ntabwo umwana aciye bugufi turabibona none si ibyo wakora byose wabikora gute nimba yemeye kutubwira hano uraranya mu mvu ubwenge bwumva wereka tubona aho tubafatira nyine mu rwanda uzi ko ariyo mpamvu Karine yahangana ko kwizera wowe urabona umuntu wemeye kwizera umukozi nk'uyu ucabiranya mu bigeze hariya fotokopi cyangwa hano bitamwanditseho wa kicucu bimwanditseho yego hanyuma wemeye kuba umukozi wawe watuje nyine dushaka kumukuraho nyine waretse tukagenda wowe ukunda kugenda hejuru kandi niba utazagera no ku kintu cy'imbere hanyuma nyine tuza wemere ibyo avuze sibyo tube turi hano nyine dushaka uburyo tumukura biriya bintu iriya gahunda zose twapanze twayikora gute se tutabanje kugira ngo akoze ikintu mbonye cyo kubona ibipapuro biri muri iyi nzu none se nk'uwati kwitonze nyine nawe ntabwo afite gahunda yo guhita bisha nonaha wituze ndigukumva yego nyine ndi mu rugo ariko se ni akahe gakino mukomeje kunkina ko nose umwana mwasabye si mwamubonye sinamubahaye njye mwampaye umwana wanjye nanjye njye ibyo birimo muri kunsaba rwose ntabyo najyamo kuko nta n'ibyo nanashobora hasi mwajya mureka kugorana ibya mbere mwarabinsabye narabikoze noneho muri rugo nabo batangiye kujya bankeka ubu batangiye kujya bancungacunga ngo bumve ko ari njyewe uzirengero ry'umwana reba noneho bagiye no kuzamfata n'umwana wanjye ntaramubona ubu se naruhiye iki oya rwose ibyo ngibyo byose ntabwo nabishobora ntabwo nabivamo mumbabarire rwose mumfashe ndabinginze nanjye nyine nkeneye kubona umwana wanjye njye se uwanyu ntabwo mwamubonye oya singiye kuzajya gufatwa ntanabonye rwose n'ibyo naruhiye mwajye muba abantu namwe ibyo bintu ntabwo nabishobora rwose namwe murimo kunsaba ibintu bigoye batangiye kungendaho bancungacunga ngo bamenye ko nzirengero ry'umwana wabo oya rwose mbabarira niba uri umuntu ufite umutima wa kimuntu mbabarira umfashe pe kuko njye ibyanyu narabikoze nanjye munkorera ibyanjye basi nimara kumubona umwana wanjye menye ko afite umutekano n'ibindi byose muzansaba nzabikora nimushaka muzansabe na nyina nzamubaha ariko umwana wanjye nanjye namubonye
ntangiye no kwicuza impamvu ibintu nabyinjiyemo rwose kuko ndabona nta musaruro bizambyarira ntiteranyije n'abantu ahubwo ku busa. Oya ntabwo ibyo nabishobora njye ndakubwira ngo ibyo nabishoboye narabikoze ibyo bindi ntabwo nabishobora birenze ubwenge bwanjye. Oy. Kara imitsi y'igisambo ni 40. Imitsi y'igisambo ni 40. Tereza umwana wawe. Hijiro. Kesi. Hirwa ari hehe? Nari mu cyumba cye se. Kesi Hirwa ntawe uri muri iyi nzu. Ntabwo byashoboka. Warebye mu cyumba cye? Hirwa ntawe uri muri iyi nzu. Ahantu hose naharebye Hirwa ntawe uri muri iyi nzu. Gusa yagiye hehe mwana? Reba neza arahari. Warebye ahantu hose? Kesi ibintu ndi kukubwira ntabwo uri kubyumva. Hirwa ntawe uri muri iyi nzu. Byabigenze gute bwa? Sekunda utaye umutwe nk'uwabuze zahabuye. Karara mereza umwana. Ibintu wumvise ntabwo ari. Ibiki? Ubwiwe n'iki ko nabyumvishe? Ubwiwe n'iki ibyo bintu uvuze nabyumvishe? Nse kuri kuje mumbwira umwana kandi ntayindi no kuvuga ibintu byerekeye. Njye mvuze aho gase umwana umva mbese ukuntu utangiye kwinyuraguramo. Njye mu kanwa kanjye mvuze ijambo umwana. Kara ugomba kumereza umwana. Ndavuze ngo ugomba kumereza umwana wanjye kandi ibi bintu tubigendemo neza. Tubigendanemo neza. None se ko njye umuntu yandi kuvugisha nta niki. Karara hereza umwana wanjye. Ndavuze ngo kano kanya aho umwana wanjye ari mu minota ingaba ngezeho. Are we ndi kwicuza impamvu nabyinjiyemo. Mwamereje umwana wanjye k'ibyo mwatsabye nabikoze. Wowe nangiye umwana. Kandi ndavuze ngo mereza umwana wanjye. Karara ndavuze ngo mpereza umwana wanjye. Umwana wanjye ari. Nje ibi umwana nandi kuvuga ntago ari umwana wawe pe. Ungize ikigoryi. Ntago ari ungize ikigoryi. Ntago ari ukugira ikigoryi umva ugomba kuma umwana wanjye ntago umumereza. Umwana wanjye urampereza. Kara uramereza umwana wanjye. Nje ntago avuze cyane. Muri mubiki. Karara niwe wanjyaniye umwana. Karayi Karara niwe wanjyaniye ariko mufate kuri telefone ari kuvuga ngo mwansabye umwana ndamubahereza. Ngo none mwamereje uwanjye ngo nimunatenerana mama we ngo nzamubahereza. Umva nkubwire kari umva nkubwire. Kara uramu umwana wanjye imisatsi cyangwa uri kumva umwana ari kukubeshya. Yego uzi se. Uri kumva umwana atazi kuvuga. Umwana ntagazi kuvuga. Umwana ntagazi kuvuga. Mureke utamwica ataraduhereza nimero. Kuramo urufunguzo izi nimero wahamagara gatuhamagara. Gira vuba. Kuramo urufunguzo. Kuramo urufunguzo. Kuramo urufunguzo. Vuba. Kesi uri kumva ibintu ndi kukubwira. Nyine ndabyumva Hirwa yabuze none se nkora iki ko wasaze. Uri muri iyi nzu ntawe uhari kandi Hirwa ntago areba. Uri gutekereza ko Hirwa ari he kano kanya. Ego kusaze. Kuva ryari muhangayikira bingana gutyo se kumuntu wataye umutwe. Birenze ibisanzwe. Kesi kano kanya uri kwiyumva. Nje ndiyumva yego Hirwa usha no gusanga yicaye hano ku muryango usha gusanga ariko uburyo bisajije ukabona urasazuzuye umugara Hirwa. Kuva ryari umubura amasogonda birugatuma ugasaruka. Kesi uyobewe imico ya Hirwa ubu ngubu ari hano hanze ari kubungabunga. Ubaramutse ahuye n'imodoka ikamugonga. Ako ubundi Kesi Hirwa uramukunda? Hirwa ndamukunda pe. None ndi kukubwira ngo Hirwa nta uri muri iyi nzu, Hirwa ntabona, Hirwa ubu ngubu ari kuzerera mu muhanda.
njyewe nyine cyari kintunguye ni ukuntu mbona wasaze umuntu yabuze nyine tujye kumushaka tumushake ariko ntabwo wakawe mbwira ngo Hirwa yabuze njyewe ngende njye kumushaka ni ngombwa kugira ngo usare wikubita hasi uzenguruke inzu yose kubeta inzugi hafi kumenagura n'ibirahuri Kese ufata uko ubishaka ngiye oya umva ngo mahanga ngiye kumwishakira kuba muri iyi nzu gira vuba Jana yahoze ahamagara reba nimero rero ukavuga wavugishije ukuri njye mvuje mvuga iki mvuga umwana kamubwiza ukuri ngaho nyumvira yavuye nyumvira yanavuye ubu se ninjye n'ibikora nuko nimero ari iyo ngiyo aho mundekere ngiye kugukubita inzoka n'undi bwira iyo hanze ngo wowe kukubeshyera umwari n'injiji n'igicucu kari umva mubwira ukuntu bigenda njyewe mfite abana batatu umwana yagiye ku ishuri bamubuze dore ukuntu acaberanye bamubuze baramamagara ngo umwana we katageze ku ishuri byagenze bite kandi bahana amasaha ageze njye mureke nyine utamwica uraba umwana wanjye mureke abanza nsobanura uraba umwana wanjye mbwira kandi nata nuko bigenze rero nayo ndimo mpamagara mbabwira ati umwana wanjye mugombe mumubone ko karandi kukurira nkabona ari we watwaye umwana kandi n'ubundi nagukekaga wowe hano turabigendanamo ntabwo ndi ikigoryi sinatangiye kuvangirwa ku buryo umbwira ngo ibyo numvise w'abandi ari kumbeshya nawe ndavuze ngo carazana umwana w'abandi cyahano ujye ko oya cyane ujye kwambara kuremo ibyo bintu bitose ahantu umwana wanjye ari ujye kwanyereka cyane mu mutima mwiza cyane n'umutima mwiza kandi karanda kuvutagura nk'umwana none se ndakwereka he umwana urajye kumushaka nkandi so akabaye uhamagara amaka cyangwa ushaka ibindi bintu ukora muri runo rugo ngiye kumushaka kandi ndamubona Kese kuba ntagikundana na Hirwa ntabwo bisobanuye ko Hirwa ni umuntu wabaye mu buzima bwanjye kuva ndi umwana Hirwa afite uburenganzira bwo kumuhangayikira yego ariko nagakira mu buzima bwawe noneho ese ngiye gushaka Hirwa nta hantu yicara hano icare monari Kese ntungorogoshe ubwonko Kese ibyo birakureba njye ntabwo natuza nanjye ndahangayitse ariko se ugiye kumureba ikindi kandi usibye Kese ibyo bintu byawe ndabirambiwe urambiwe iki haguruka ujye gushaka Hirwa ntago untegeka kujya kumushaka ngiye kumushaka none ngereka njye kumwishakira niba udashaka guhaguruka ngo ujye kumushaka niba wumva utamwitayeho Kese usarishirwa na Hirwa gusa cyangwa n'ikindi ibyo birakureba urajya kumushaka cyangwa kumwishakira icare hasi wamagara umugabo mamuvugana njyewe ngiye gushaka Hirwa nanjye ndahangayitse rega nanjye ndamukunda tuza njye kumwishakira ntabwo ariko bigaragara sit down don't tell me what to do ntumbwire icyo nkora Kese aka kanya ntabwo ari wowe mbikiye amabanga gusa nanjye mbitsa yawe utagira ngo umanuye namanuka njyenyine wagwa mbere yanjye wabanza hasi nkakuguheshwa icare hano ngiye kumushaka njyewe njya kumushaka nyine icare hasi icare hasi ngiye kumushaka genda nyine ugiye kumushaka ndekura mfite ahandi ngiye kufata nk'umwana wawe we fuck off tu yavuze ngo cyane uko kuri kunjyana no sunda ajya kumwereka icara nkubwire umva ngiye mbanze kubwira ubu ngiye imikino mugirana n'umwari kubijyana ntabwo irimo uri kumva imikino mugirana n'umwari nge ntabwo irimo ndavuze ngo imikino mugirana n'umwari nge ntigize fasha gutekereza fasha nkwerezeho kari intekerezo cyangwa ngiye nguhaye amasaha aya itonde egukundebe nguhaye amasaha 2 ukaba wamaze kumenya neza ahantu umwana ari uri kumva abamujyanye ukamugarura kuko umwari si umusazi ibyo yumvishe ni ukuri ahubwo nuko mama mushaka kumubindikira
Yeah.